hari inzira imwe Bibiliya itubwira twese izatugeza mu ijuru. Iyo nzira ni Yesu Kristo wenyine. Yesu Kristo yaravuze ngo iyi nzira y'ukuri ndetse n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data ntamujyana. Bivuze ngo kugira ngo ubone transport yo kujya mu ijuru cyangwa se ubone transport y'ijuru, ni uko ubanza ukamenya Yesu Kristo, kuko niwe wenyine ushobora kukwereka inzira ikugeza mu ijuru. Yaravuze ngo ni njyewe nzira n'ukuri ndetse n'ubugingo, ndetse ngo ntawe ujya kwa data ngo ntamujyanye. Ndagira ngo umbwire ngo Yesu Kristo umwizere, mwemere nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Iyo tuvuze umwami ni ikintu gikomeye. Iyo tuvuze umwami ni ikintu gikomeye. Iyo uvuze umwami ni umuyobozi. Nk'uko twavuga wenda president w'igihugu cyacu, his excellent. Umwami aba ari umuntu ukomeye. Umwami ni umuntu ukubwira ngo nyura aha ukanyura aha. Aba ari umutegetsi. Umwami ni umuntu ukubwira ngo ukora iki ugakora iki. Niyo mwakiriye ukamwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ni nkaho umubwiye ngo noneho nyobora, ndagenda aho ushaka ko njya, ndavuga ibyo ushaka ko mvuga, ndakora ibyo ushaka ko nkora. Ntabwo we kiri wowe noneho uri kwigenga, ahubwo uri kwigenga na Yesu Kristo. Amen. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ngo uzakizwa. Bivuze ngo gukizwa ukamenya Yesu Kristo niyo transport iguhesha kubona ubwami bw'ijuru. Amen. Bene data, ndabifuza ko nimba waramenye Yesu Kristo wakomeza kwizera ndetse ukanakora n'iyo mirimo nk'uko mwabimbwiye, ariko cyane cyane ukamenya yuko ari we nzira n'ukuri ndetse n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyana. Ndababwiza ukuri ko kujya mu ijuru ntabwo ari kubw'imirimo yacu, ntabwo ari kubw'ibyo twakoze. Oya, muri ubu buzima Yesu Kristo wamaze kumwemera ukamwizera ukamwemera nk'umucunguzi nk'uko mubimbwiye, icyo uba usigaje gukora ni ukwemera ko akuyobora. Ntabwo uba ukiri wa wundi uyobora cyangwa se ukora ibyo ushaka gukora, kuko twabivuze ngo nk'umwami ugomba kuyoborwa, ugomba kuyobora uko ashaka kugenda, ukavuga uko ashaka kuvuga. Nimba uri umukristo cyangwa nimba waramenye Yesu Kristo ukagendera mu byaha, ntabwo aricyo Yesu Kristo adusaba. Ndababwiza ukuri ko twebwe twarababariwe, turi abanyabyaha, twese twakoze ibibi. Ndetse ijambo ry'Imana tubwira ngo ko twakoze ibyaha twabasha gushyikira ubwiza bw'Imana. Bivuze ngo ntabwo twabasha kubona ijuru kuko twese twakoze ibyaha, kandi koko biranagoye ko waba muri iyi si wenda udakora ibyaha, sibyo? Ariko nanone ni nk'uko wagenda mu muhanda ugasitaruka, sibyo, ukagwa mu cyondo. Mbambwira, ese uramutse usitaruka ukagwa mu cyondo, wakwifuza kugenda n'icyo cyondo? Ntabwo wakwifuza kugenda n'icyo cyondo, sibyo? Uramutse usitaruka ukagwa mu muhanda ukagwa mu cyondo, ntabwo wakwifuza kugenda n'icyo cyondo. Biravuze ngo rero no mu buzima bwa Kristo ukeneye mu gihe waguye mu cyaha, mu gihe wakoze icyaha, ukeneye kwihana. Kwihana ni ugukaraba, ni nko gukaraba icyo cyondo kugira ngo icyo cyondo kitakurara, kugira ngo uwo mwanda utakurara. Biradusaba rero guhora twezwa, biradusaba guhora tugendera mu nzira zikwiriye, biradusaba kwihana ibyaha byacu, biradusaba gutera intambwe dushaka gusa na Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana mu Bafilipi 2 umurongo wa 5 harambwira ngo mugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Bite? Umeze neza? Kuri aho ngaho, kuri hano. Ndabona umeze nabi, inzara yakwishe. Tugende nta kibazo. Reka tujyane nawe. Tujyane nta kibazo. Dushaka ahantu tujya gushakira ibyo turya. Sibyo? Nta kibazo. Ariko nyine rero Imana iradukunda, kuko Imana niyo wabona nyine hari impamvu y'Imana yemeye yuko nyine duhura, sibyo? Iki bikubera ikimenyetso nyine cy'uko Imana igukunda, sibyo? Kuba tugiye kugenda muri cyane, ntufate nk'aho ari umuntu ugufashije, ntubifate nk'aho ikintu cyonyine cyaguha amahoro muri iyi si ni ikintu kimwe gusa. Yesu muze, hari ikintu kimwe cyonyine cyashobora kuguha amahoro yuzuye mu mutima wawe. Yesu Imana iguha umugisha. Imana irakuzi, Imana irakuzi ubure, sibyo? Imana irakuzi ubuzima bwo wabuvamo, Imana yagukiza, birashoboka. Nyine ubukene bw'amafaranga ntayo budashabuza, ariko abo Imana yahaye izabafashwa nanjye kubana biruta byose. Ariko ikindi nanone ukeneye umunezero w'ibihe byose. Ukeneye kwishima, utabiziho kwishima, ashimira umwami Yesu. Imana ikomeye, Imana igira neza, dusengeye papa wacu. Imana iguha umugisha.
nitwaga kuba Jean Dodier. hari imbaraga zitazi imbaraga z'izina ku bana hajya mushaka icyo kurya kwambaza mubyeyi ntuhakirwe kuriye. turimo dusenga hari ameze ngo twabwirije kuko twizeye ko Yesu ko yapfiriye ibyaha byacu kugira ngo akure twebwe abanyabyaha. Umukiza ni uvuga ngo noneho njyewe Yesu Kristo ndi umunyabyaha ndacumura, ariko fata ibyaha byanjye byose, fata ibyaha byanjye ubitware. Yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe ngo muze munsange ndabaruhura. Ibi byaha biraturushya biraturemerera. Iyo byaha ni byo gukiza, ni byo gukiza. Iyo uvuze ngo ukizwa uvuga ngo hari icyaha wari wikoreye ariko hari undi muntu uje akishyiraho arakigukiza. Like gukizwa ni kwa kundi dufashe wenda nk'urugero abantu baba mu bubata bacakara, murabazi abasirevu, sibyo? Abasirevu nimba mubazi, uvuga ngo ni igihe gukizwa, reka mbifate nko mu rugero rw'umucakara, ni igihe wowe wari umucakara hakaza umuntu akavuga ngo uyu mirimo warimo urakora ubucakara ivemo ngenda yigukorera, right? Uvuga ngo ubukijijwe izo nkoni, ubukijijwe whatever, ibyo byose. Kandi ibyaha birababaza. Uko nguko ko niko gukizwa. Then ubugingo, Yesu Kristo niwe uduhereza ubugingo, niwe uduhereza pasiporo. Kumva rero ndebye ukuntu isi iremwe, iki umuntu aremwe, ukuntu ibintu byose bimeze, inyamaswa iki, bintera kumva ko hari ubwenge bwinshi nyuma y'icyo kintu. Ntabwo ibintu byari byarapfuye kuza gutyo gusa. Rero icyo kintu nekereje gituma ntekereza yuko Imana ibaho, nubwo naba ntarayibonye ariko ndayizera. Hamwe nk'urugero, ijambo ry'Imana ritubwira yuko nyine abantu bose kuri iyi si bakoze ibyaha, kandi Imana irera, ntabwo ishobora kubaho kubana n'icyaha. Imana n'icyaha ntabwo bikorana. Kandi tugendeye kuri ibyo bintu, ukuntu twe turi abanyabyaha, sibyo? Nkora amakosa nisanga nayakoze ntanabishaka, cyangwa ukayakora, twese turi unfaithful, twese ni ibintu twiziho twese nk'abantu, cyangwa umuntu ko turi abanyabyaha. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Bivuze ngo twe dukwiriye kuko turi abanyabyaha. Njye nawe n'aba twazanye n'umuntu wese, ibihembo dukwiriye ni urupfu. Bivuze ngo ntabwo dufite ububasha bwo kuba twajya mu ijuru cyangwa se kuba twabana n'Imana kubera ko turi abanyabyaha. Ariko icyo nicyo cyose Yesu yaje gukora. Ijambo ry'Imana benshi bararizi. No, kuko Imana yakunze abari mu isi, sibyo? Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwize. Kwa kutera kwanjye nawe, kwa kunigi nawe turi babi, Imana yarabibonye, ariko bite n'ukuri dukunda, itanga umwana wayo ngo cyagihano njye nawe dukwiriye aricyo rupfu. Yesu aze aba ari we ukijyaho, kuko Yesu yabayeho ubuzima butarimo icyaha. Ijambo ry'Imana rivuga bivuze ngo yari akwiriye ijuru atarakoze icyaha, ariko araza yikorera ibyaha byanjye nawe n'undi muntu wese, kubera ko nyine twebwe dukwiriye urupfu kuko turi abanyabyaha, sibyo? Ariko Yesu araza afata icyo gihano akishyiraho kugira ngo njye nawe tube abera. Bivuze ngo biduheshe ikizana ku ijana, yaduhesha kwinjira mu bwami bw'Imana, tutabiheshejwe n'uko ari cyo twakoze. Uko twabantu tugerageza gukora ibyiza, ibi bikadutanga imbere, sibyo? Ariko kwizera ko Yesu yapfiriye cya gihano njye nawe dukwiriye, nyuma y'uko tumenye ko njye nawe turi abanyabyaha dukwiriye kurimbuka, ariko Yesu akaza bwa bubi bwacu, cya gihano dukwiriye kuko turi babi, Yesu araza aba ari we ugifata. Ubwo ngo aramanikwa, arakubitwa, arabambwa, yambika ubusa, arabambwa, arapfa. Yesu yavuze ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, sibyo? Ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Rero Yesu agiye kuza gusubira mu ijuru, sibyo? Ntabwo isi yose yari imuzi. Abigishwa nibo bari bamuzi n'abandi bantu bake baho ngaho. Arababwira ngo nimugende mu mahanga yose, sibyo? Ubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Abamwemera mubabatize ngo mubigishe kwitondera ibyo, nababwiye ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Ikintu turi gukora cyatuzanye aha ngaha, hari umuntu uri aha ngaha uhora wikorera ibyaha, utazi neza yuko Yesu yamupfiriye, utazi ko ashobora kubona ubwami bw'Imana binyuze mu kumwizera. Oya, ntabwo byahawe, actually ntabwo ari ikintu nyine cyahawe. Ijambo ry'Imana rivuga ko ntabwo ari ikintu cyahawe abantu runaka. Yaravuze ngo nyine umuntu wese wizeye Yesu Kristo, umuntu wese wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, afite aim cyangwa se afite umukoro wo kumumenyesha abandi. Ntabwo dukwiriye kuba muri ubu buzima tugenda nk'abadafite icyerekezo. Ese mfuye najyayo? Ntabwo dukwiriye kubaho nk'abantu batazi iyo bajya, sibyo? Dukwiriye kubaho nk'abantu bavuga ati ese nimba muri ubu buzima nzajyayo.
ese koko niba koko ibintu byose bitarapfuye guhurirana ngo ino si ibeho, kuki dushyira imbere nyine Yesu yaravuze ngo byatumarira iki gutunga iby'isi ariko tukabura ubugingo buhoraho. Kristo yabwiye abigishwa ati byamumarira iki gutunga iby'isi. Uzarebe n'abantu muri iyi si, abakire ba mbere ku isi iki bahora bashaka kuzamura amafaranga. Nta n'umwe uratunga amafaranga yumva agize ku kigero cyumva cyashaka. Bisobanuye iki? Umutima w'umuntu hari ikintu kidashobora kunyurwa n'amafaranga. Amafaranga nazi ari ikintu atazamara. Uzahora wumva ushaka ibintu kwa kunyurwa amafaranga ataguha, ubutunzi butaguha, ugafata icyubahiro bitaguha. N'ahandi hantu honyine wabibonera ni muri Yesu Kristo. Twemerere ubwo duhagaze hano turi kumwe na bene data nyagora ku ngoma, barifuza kukumenya birushijeho, barifuza ko wabihishurira, barifuza ko bakakira Yesu Kristo umwami mukiza w'ubugingo bwabo. Nyagora ku ngoma, Imana ndagusabye kugira ngo igihe kimwe uzabihishurire, uyu munsi wabihishurira, iri joro wabihishurira, batarava hano wabihishurira bakakumenya. Byose birashoboka, tuzi neza ko ushobora byose Mana. Ijambo ryawe rirambwira ngo nzi neza ko ushobora byose, kandi ngo ntakibasha kurogoya umugambi wawe Mana. Kandi uravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, ngo ntabwo ari ibibi ahubwo ni ibyiza. Nyagora ku ngoma Imana, twizeye imirimo yawe, twizeye imbaraga zawe, twizeye ko wakora ikintu gikomeye muri ubu buzima barimo, muri ubu buzima babayeho. Nyagora ku ngoma, bakarushaho kukumenya Nyagora ku ngoma, kugira ngo bazabashe kubona ubwami bw'ijuru. Ubiyereke bene data, bigishe bakumenya birushijeho, mu izina rya Yesu twizeye, amen. Murakoze.